nongeye kubifuriza amahoro nyagasani, nongeye kubifuriza umunsi mwiza ndetse ubuzima buzima, amafaranga ndetse n'ibyo kurya, mubwira ngo Uwiteka aguhe ngo numeze no kugenda nkwifuriza umwaka mushya 2024 dukomeje kugenda twinjiramo neza. Iri nkuru isohotse aka kanya rero ndavuga ati ntabwo naryama, inkuru nayibonye ino nkuru nanjye ingezo saa 6 z'ijoro, ndavuga ati reka mbyuke nicare imbere ya machine ndetse na microphone mbagezeho ikiganiro. Ubu nicaye muri studio isaha y'isa 6 n'igice, urumva ko saa 7 ziri hafi. Nakazi kaba katoroshye kandi gakomeye cyane, niko ndi kubakorera muri no mwaka kugira ngo mukomeze kugenda mwenjoyinga ndetse munarya show muri make. Yego ni wa musore wanyu n'umusanzwe mumenyereye komeza kugenda ubagezaho ibiganiro, kugira ngo ukora subscribe kuri YouTube channel. Ni wa mukobwa wacu inkindi Aisha ndetse na Regis, muzi ku izina rya Regis Skits. Ahagana rero isaha y'isa 5 nibwo ino nkuru Aisha yaploadinze ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024. Ubumva ko rino twatwinjije ku itariki 6 yariho ku munsi wa gatandatu, hari umunsi wo ku wa gatanu nibwo inkindi Aisha yagiye ku rukuta rwiwe rwa X rusigaye rwasimbuye Twitter, ya uploadingaho cyangwa se apostingaho avuga ko akunda umukobwa nako munyihanganira akunda umusore Regis. Hari inkuru yari imaze iminsi tradinga ngo Aisha yari yarakunze Kenisoro, ariko ngo Kenisoro nyuma yuko agaragaje umukobwa mu diaspora bashobora kuba bagiye kuzabana, nicyo cyatumye rero Aisha avuga ati burya biba ari entertainment, ariko ubu ngubu ndimo ndiyumvamo umukobwa Aisha. Abantu benshi rero bakomeje kuvuga ngo Aisha ni kibura buryo kwa ko akomeza kugenda azenguruka cyane, kuko munabizi ko yabanje kwibasira umukobwa na umuhungu MEI cyangwa se Murinda Habi Irene, uyu manager wa Vestina na Dorcas, wanahoza ari manager wa Niyo Bosco mu gihe cyashize. Rero akaba yavuze ko mu by'ukuri umutima wiwe cyangwa se ibitekerezo byiwe bihora kuri Regis. Banakinanye video nyinshi unabizi nko kuri Afmax TV, igihe Regis yakoraga yo Nyagiso. Uruka ko Aisha yari umukozi wa Nyagiso. Abantu benshi bari banazi ko Aisha akundana na Nyagiso, kuko niyo bakoraga content baba ngo Aisha ukundana na Nyagiso. Gusa nyuma basaye nk'abatandukanye, kuko umwe yakomeje muri za Kiramani, yatangiye gukorana na ba Kiramani. Noneho Aisha we noneho Regis we akomeza kuri channel yiwe akora, ariko na Nyagiso agumya akora ibyiwe. Ngurumva ko Aisha yaje kugezaho igihe nawe ashinga Aisha Comedy, ica kuri channel yiwe yitwa Inkindi TV, Inkindi Aisha TV. Urumva rero uyu mukobwa yagiye ku rubuga rwe rwa X yandika amagambo agira uti ndagira ngo yumva kuko niho rusingiye. Yakoresheje ijambo rya Regis Skits cyangwa se umusore nka Regis Skits, kuko ariyo talent yawe cyangwa se izina ukoresha abantu benshi bakumenyereyeho. Yego, umusore nka Regis Skits kuko niyo ryo abantu benshi bamenyereyeho. Nandi kubisoma neza munyihanganire. Nongeye kubwira ko umutima wanjye umaze igihe warakugiyeho, kwa kubana igihe kinini ngutekereza, n'ubwo ibyo ngibyo ntabitekereje mu gihe cyose twamaranye, ariko ubu ngubu reka nkubwire ngo umwaka wa 2024 nanjye numva ibitekerezo byanjye bikuriho. Mbabariye cyangwa se ukama amahirwe nayamuha ningewe wa mukobwa ni mwiza ningewe nayamuha. Ati mbabariye ukama amahirwe, ukaba umutima wawe, ukama cyo umutima cyane, ntago nazagutenguha. Arabatari bimwe by'abastari aragaswiko katwinjiza, ukubera ko barumva naba mama w'abana bawe no ataranabyemera. Urumva ko no afite n'amafaranga uyu mukobwa. Urabizi ko mu minsi ishize yaguze imodoka ndetse n'inzu nziwe yamaze kubishira hanze. Ibyo biganiro byose bibiri hano bitukana kuri no video, ndetse ukanira subscribe kugira ngo ubirebe. Uyu mukobwa Aisha rero yarabiguze.
nuko bimeze rero umukobwa Aisha akaba arimo arabwira Regis ko amukunda ndetse arimo arabigaragariza isi yose avuga ko nta wundi musore yigeze akunda nka Regis. Gusa Regis nta kintu arabisubizaho, nta kintu arabitangazaho. Reka dutegereze naza kubitangaza ndaza kubibabwira nkubwire ngo urakoze kureba ino video, ukandi subscribe cyangwa se unabyihorere. Imana ikomeze kugenda iguha umugisha wowe wankurikiranye, murakaza na subscribe. Ciao ciao.